Isesengura ry'imiryango itari ya leta ikora ku mategeko rigaragaza ko abaturage benshi mu Rwanda batazi amategeko arimo n'abarengera, kandi ngo ibi bigira ingaruka nyinshi zirimo n'ubwiyongere bw'ibibazo by'akarengane. Mudakikwa John, umuyobozi nshingwabikorwa w'umuryango Serura uharanira igihugu kigendera ku mategeko, arabisobanura. Iyo umuturage azi amategeko arushaho kuyubahiriza ntagongane nayo, bityo bikaba byamurinda kuba yajya mu manza. Icya kabiri nuko iyo abaturage bazi amategeko mu by'ukuri barushaho kumenya uko baharanira uburenganzira bwabo, kuko ibintu byose uburenganzira bw'ibanze bwinshi bushimangirwa n'amategeko. Rero umuturage atazi itegeko byanagora ko yaharanira uburenganzira bwe. Ikindi nuko bigabanya amakimbirane. Ari amakimbirane menshi hawe umuryango, ufashe nk'urugero nk'itegeko rivuga ku micungire y'umutungo w'abashakanye. Abaturage kumenya ko umugabo n'umugore bakamenya ko bafite inshingano zingana ku mutungo wabo. Inzego zishinzwe kurwanya ruswa n'akarengane zo zigaragaza ko hari ubwo umuturage arengana kandi wasesengura neza ugasanga bifitanye isano no kuba atazi amategeko amurengera. Nirere Madeleine, umuvunyi mukuru, aratanga urugero. Iyo utabizi rero umuturage afite nk'urubanza yaburanye yenda ntishimira icyemezo cyafashwe n'urukiko ntanajurire, urumva hari uburenganzira mu by'ukuri atabonye kandi yagombye abufite. Tuvuge nk'undi muntu akurikiranyeho ibyaha, ubundi aba afite RIB, tuvuge bifite iminsi 5 yo kumukurikirana, kuba imufite mu minsi 5. Iyo atabizi iyo minsi ishobora kurenga ntabimenye. Nabajije bamwe mu baturage impamvu abenshi muri bo badasobanukiwe amategeko arimo n'abarengera, maze bagaragaza ko biterwa n'uko amategeko menshi atorwa ariko agahera mu nyandiko ntibayasobanurirwe. Amategeko wenda ku rubyiruko ngiye uko mbyumva nuko wenda impamvu batasobanukiwe, wenda batabasha nyine wenda gukurikira amaradiyo cyangwa se bajya mu manama. Tuzi twese by'amateka ategurwa na leta ikashyira mu bikorwa, ariko ese amateka yamaje gutorwa agera mu baturage gute? Ibyo ntibijya bikorwa neza ku buryo usanga umuturage ntazi iteko rimurengera mu gihe akoze ikibazo runaka. Kuba abaturage bagaragaza ko hari amategeko atorwa agahera mu nyandiko ntibayasobanurirwe, ku rundi ruhande hakaba n'ihame ry'abanyamategeko ry'uko ntawe ukwiye kugongwa n'itegeko ngo yitwaze ko atarimenye, bisa n'ibyerekana ko hakenewe uburyo budasanzwe bwatuma abaturage bamenya amategeko, by'umwihariko akora ku buzima bwabo. Urwego rw'umuvunyi ruvuga ko hari ingufu zikenewe mu gusobanurira abaturage amategeko, kandi ngo ikirenze kuri ibyo inteko ishinga amategeko mbere yo gutora itegeko ikabanza kwegera abaturage bakagira icyo barivugaho ku buryo rizajya gutorwa hari icyo bariziho. Nirere Madeleine, umuvunyi mukuru, ni ukomeza. Icyambere burya amategeko aba afite uburyo akozemo umuturage wese atapfa kumva. Niyo mpamvu hakorwa udutabo dutoya dusobanura amategeko, mbese mu mvugo yoroshye amenyereye. Nanone ubona ko amategeko ari menshi. Mu kuyamugezaho bisaba ko umubwira mu by'ukuri amategeko navuga ndemyagihugu, ukuvuga amategeko yafashe ku buzima bwa buri munsi. Nako hakorera mu nteko z'abaturage, tuvuge Covid nimara kugabanuka cyangwa se yarangiye. Ni byiza yenda ko habaho nk'umwanya wo kwigisha itegeko runaka, abaturage bakabazaho n'ibibazo. Dufate kuri za telefone, tuvukira nk'urugero, kavuga ati muri uku kwezi tuvuge ngo tugiye kuri MTN tutangiye ka message kavuga ko itegeko ry'ubutaka uvuga uti ufite uburenganzira ku butaka n'urugero cyangwa ku mutungo. Ikindi nanone gikomeye mu nteko ishinga amategeko nabo bikenewe yuko habaho kujya kwigisha abaturage, kubaza abaturage batekereza ku mategeko, cyane cyane amategeko abareba by'umwihariko. Nawe navugaga y'ubutaka, yerekeye kwimura ku nyungu rusange, yo kurwanya ruswa, imikoreshereze y'imanza yose, ku buryo abaturage itegeko ritangira kwiga hari icyo bariziho. Kugeza ubu ubushakashatsi buheruka bwakozwe n'ihuriro ry'imiryango itanga ubufasha mu by'amategeko Legal Aid Forum mu mwaka wa 2017 bugaragaza ko Abanyarwanda 4% gusa aribo basobanukiwe amategeko. Daniel Hakizimana, Flash TV.